Yes. Ala. Meze bitse. Abantu fresh kabisa. Ngo duhurire hese. Kwa Rando. Okay, ngewe urabona nambaye itiriningi sinzi nimba urubuze kumbana shaka. Ariko turabona bahita tubona na fresh kabisa kandi ura mutipe turajya tumubona niwe ntugire ikibazo namba uko twavuganye n'iki we ntugire ikibazo namba kabisa subize se ura n'umukire araza kuduteza imbere neza ko mbona uri busy mwana nyine twarahana bari bambwiye akazi nabona uri busy rero nibura budukize kasubu mumbabaza ibintu mwana nyibwiriye nanjye mbere usubye kubwira akusubu muhura mu nzira basi nakazi wabonye ngo nanjye ndani mana akazi ariko ntago urogashinzwe wawe yawe nese ko mbona uri busy kuri telefone nyibwiriye dore nge nta telefone nyibwirire ni umenye nimba ari akazi wabonye aha kwa Rando rero niho ndi ko ndashaka ko aya mafaranga mfite tuza kuyajyana kuri banki ukazi bareba yamaye n'ibihumbi 600 kuko urabona ntakubonye ntabwo nabona ukuntu nyabinyambitsa urabyumva nawe tuze kubonana rero urabona ni iki umva bro Zaman warasaze umva bro man utaye amafaranga wapi ko wahaza amafaranga urifata ukava mureka mani tugiye umva bro umva iceceka mani wajye umva ni gutaye amafaranga basi wajye umenya ubwenge uzi kuri ababanye mani wajye ugabanya imitete wowe iba ariko reba ariko iki gipfunyika cyose cy'amafaranga urabona iri fita wari mani jya umenya ubwenge mani uzi ko ibaze niba yatwaye kuri banki niba nk'umuntu arwaye kumva wabigenza gute ko uramwishingiye akatuyamuhe kwimana akatuyamuhe n'ubundi aho yakuye aya ngaya afiteyo n'andi ubwo wivuye tugende mani tugende tujye kuyagabanya rwose ariko ibaze nka mama we urwaye ari kwa muganga ngo byagenda gute ko cyangwa se niba twaye ariko muri umuntu yo kwishura kandi urabizana unyishura kujya kwishura ibaze niba yataye gusereka ngo ubwire umva niga mani reka kwiteza bisi vuba tugende zana ahubwo nyabika mani siko nta bwenge ugira maze nabonaga twarwe yamuhe pe mani uri inzangaburi kubona gutyo uraza ariko umva amabazi gataya ishiki zanjye abaye umva bareko nta mafaranga mboneye twebwe ariko ubundi kunzi ko abantu basize bagendera uruwe he ariko umungara yafite reka ngusake mani ubwo umuntu ahamagaye polisi ko akuze umuntu uri amafaranga ufite imana hasi uyu mukobwa we ntabwo ngusaka nta mafaranga uzi ko utamusaka yabura gute gucurika barayafite mani wowe wasaze ntabwo tuzi ibyo twigendera ni wowe urajya muza mujye mu mujyi mutesha abantu umutwe gusa bakakubona ko aravuye pfiza nyakaro kaza gutesha umutwe abantu umva bro n'ubundi we yamusaze byarangiye yansaze n'amafaranga ni ikigori cyiza ni ikigori ibihumbi 600 kirabihumbi aka kanya mwana ubu sasa rero amafaranga twaye ni ayacu tugiye kugera gute tugiye kuyagabanya cyane ariko se ubundi ntarongera kudukurikira uyu buriya kubera ko yabibonye ashobora kugaruka ahubwo tugende tujye kwigisha ahantu turi kuyagabanira noneho ibaza tuvuyeho ibaza ariko tuyahunge nyine ahubwo reka nkubwire inama wowe kubera ko yagusatse ntabwo wongera kugusaka ngiye kuyaguhereza noneho nyine dupanga ahantu duhurira reka nkwerekane twahajya kuri dayesi uhibuka ndahibuka aho hantu ni n'ahantu heza ntabwo yatubona ntabwo yatubona kiriya cyane ni ikigori ahubwo mani reka nze nyarebe nyagure kubera ko ngiye yamaze kunsaka yana yagusatse n'ubundi ntabwo yakongera kugusaka mani reba iri fita arimo ibihumbi 600 ariko se bro mva nkubwire ubundi bro reka mbwire nese bro nakwizera gute oya ariko se oya nyine ubu nuza tuyagabana umva ndaguhamagara 3 na nyine nkore 600 reka nkubwire ikibazo ntabwo ari ukugabana ahubwo kugira ngo nkwizere sigirira telefone yawe ariko se nasuba telefone nese nkubwire ari telefone n'ibihumbi 600 urumva igifite agaciro ari iki
ariko reba akira ma reba ahubwo mana ariko uze ko wowe unyizeye sibyo se mana kagatelefone n'ibyo bifaranga byose ngiye kugira nyine ariko mana amafaranga ntabwo nayo nyine reka mbe ngiye oya urahansa ni ukuri kwimanura hansanga ntabwo nahava ni ukuri kwimanura ntabwo nakubeye niko ukuntu mfashe ibihumbi 300 byose reka ngende sibyo genda gasanga guserembora man Ko tuyikukanye se reka cyenda bayikukanye kiraki ni igitelefone cya kintu kigura miliyoni 3 kibonye ariko kiba tuyigurisha none se uramuhugita mu wayisikoyite se nyine bizi cya kintu twapfunyapfunyitse se ngo ni amafaranga nyine arakibonye arasarisha bara n'abarezi n'abanyeshuri baba bambaye n'amafaranga y'ubuntu baragize gutya ariko nabwo iyi telefone n'ubundi ari amafaranga babahereza se ntarahita agura indi turayigabana nari tugiye kuyigurisha ubundi tuyigabana turatugabana sugurira original cyangwa nyiratwara menshi sinjye wabikoze ntiratwara menshi oya narebe ubundi abanyeshuri cyane njye nibo ndiho muri numisi ahubwo mva nkubwire hariya hano twamuhurire hakunze guca abanyeshuri benshi ejo turagaruka gutega umva tugomba kubiba icyumweru gishira tukabiba bure ni ibipapuro tuba twasizemo hariya ahubwo tugura amakayi menshi ngo bazi kuko dukoresha imiti zariye man aho kimbwiye ngo nishyira ariko najya kwiyihisha cyane nga menshi rero magana atatu ndahita nshingamo iduka andi magana atatu ndahita nguramo igare musinima ayo ni magana atandatu koko telefone yanjye barayitwaye mwana telefone ariko mbega agacucu kakakurya kagapfa kagutwa n'ubu telefone ubu sindajya nigira kuko ndajya nigira kuko kuna n'amashini badoye mwana ariko mbega berwa magana atandatu ubu narenze tubira bicucu byo kamu byo bakubitwe n'ibyo byo kayengura kuko mbega agakobwa kumara ukuntu ari data we mbega ibintu muzi ubu data we shabuko kandi kuko dore na Pierre ejo bundi barayimutwaye nuko byagenze none nabyibagira n'amafaranga ibihumbi 600 kuko muzi ukunda bigubuze ndakwiye gukipapa kuko telefone banyu bayitwaye umubyeyi wanjye wagiye gutyo abakozi ba Sekibi bakomeje guhohotera umuryango wanjye harimo wari umukozi wa Sekibi witwaga Mwami nuko umugize asinzira karengane ubwo baje gutera aho ngaho mu rugo rwacu ishyamba ryaka umuriro turihisha ariko biranga bibi by'ubusa burya ngo inzovu iri mu byago n'agashishikara yikubita